Nshuti muvandimwe, nyemerera ngusuhuze kandi nkwifurize kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Ihumure no kugirirwa neza bituruka kuri Data wa twese wo mu ijuru bibe kuri wowe ndetse n'abawe. Muri uyu mwanya nyemerera tuganire kuri iyi nsanganyamatsiko igira iti nubwo yari mwiza umwami ntiyamumenye. Iki cyigisho kirashingira ku mateka ya Dawidi mu masaziro ye. Uwiteka aduhe gusobanukirwa ijambo rye mu izina rya Yesu. Reka tuvuge ku nshingano yo gukorera umwami. Ubundi igihe cyose byabaga ari ngombwa ko hari inshingano cyangwa imirimo ikorerwa umwami, byari ingenzi kandi na n'ubu niko bimeze ko bahitamo uwujuje ibisabwa byatuma abasha gukora iyo nshingano neza. Mu masaziro y'umwami Dawidi, kugira ngo abashe gususuruka byabaye ngombwa ko bamushakira umukobwa umukwiye mu masaziro ye. Ninde bahisemo? Ni ibiki byamuranze? Inshingano ze sezo n'iki zivugwaho? Mu gusubiza ibi bibazo bitandukanye, nyemerera tujyane muri Bibiliya turasoma mu gitabo cya mbere cy'Abami. Mu Rwanda rw'Abami igice cya mbere umurongo wa mbere kugera ku wa 4 hagaruka kuri ayo mateka. Umwami Dawidi yarashaje ageze mu zabukuru, bakamworosa imyenda ntasusurukirwe. Nuko abagaragu be baramubwira bati, mwami nyagasani, bagushakira umukobwa w'inkumi abane nawe, ajya gukuyakuya gupfumbate kugira ngo ususurukirwe nyagasani. Nuko bashaka umukobwa mwiza mu bihugu byose bya Isiraheli, babona Abisagi w'i Shunemu, bamuzanira umwami. Uwo mukobwa yari mwiza cyane, akajya kuyakuya umwami amukorera, ariko umwami ntiyamumenya. Hari ibintu 5 by'ingenzi dukwiye kuzirikana kuri iri somo dusomye kuri Abisagi. Cya mbere, iki cyifuzo cyo gutoranya umukobwa ntabwo cyaturutse ku mwami. Aho umwami uvugwa ni Dawidi. Ntabwo ari we wasabye rwose ko bamushakira uwo muntu. Cya kabiri, Abisagi yatoranyijwe atoranyirizwa inshingano ikomeye ku mwami. Birumvikana. Icya gatatu, Abisagi yari yujuje ibisabwa ndetse ari mwiza cyane. Kimwe mu bintu byagombaga gushingirwaho bashaka umugore w'umwami, hagombaga kubamo n'ubwiza. Ubwiza rwose bugaragara. Icya kane, Abisagi ahangaha bigaragara muri iri somo ko yemeye inshingano kandi aranayikora rwose, ukuyakuye umwami. Icya gatanu gikomeye, Abisagi ntiyigeze amenywa n'umwami. Mbega kaga kuri Abisagi! Mu yandi magambo, ntiyigeze aba umugore w'umwami kandi yari mu mwanya wamugira umugore we mu buryo bwose, ndetse n'abamureba burya bamutekerezaga ko rwose ari umugore w'umwami. Nubwo Abisagi yakoze inshingano ye nk'uko yabisabwe, yari inshingano itarigeze izamo kugirana isano na Dawidi yatuma yitwa umugore w'umwami. Ibi biratangaje cyane kuri Abisagi, kuko nubwo abantu bamuhera icyubahiro ko abana n'umwami, nubwo abantu ari we bakwiyambaza mu kumenya uko umwami amerewe nk'uko ari we wamukoreraga n'ibindi, Dawidi nta sano yigeze iba hagati ye n'Abisagi yatuma yitwa umugore we. Ntiyigeze amumenya rwose. Uku kutamenywa n'umwami kandi Abisagi yaramukoreraga inshingano zose twavuze haruguru kandi akazikora neza, nibyo twise muri iki cyigisho ko ngo nubwo yari mwiza umwami ntiyamumenye. Hari ikibazo cyo kuba mu nshingano nta sano ufitanye na nyirayo. Aya mateka ya Abisagi ahura mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'imikorere y'abiyita abakozi b'Imana ariko nta sano bafitanye nayo. Birababaje kuba umuntu yavuga ko afite impano z'uburyo bwinshi. Birababaje kuba umuntu yaba igikomerezwa. Birababaje kuba umuntu yavuga ko ari umushumba,
umuntu akavuga ko ari umuhanuzi, umuntu akavuga ko ari umuririmbyi, umuntu akavuga ko ari umubwiriza ndetse ukomeye, n'izindi nzego zose abantu bashyirwamo ngo ni abakozi b'Imana, ariko hakaba nta sano bigeze bagirana n'Uwiteka. Ibi ni akaga rwose. Reka dusome iby'abantu nk'abo muri Bibiliya. Iyo dusomye muri Matayo 7:20-23 haravuga ngo, nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Iri somo dusomye riratangaje. Bibiliya ivuga neza muri iri somo ko ku munsi w'amateka hari abo Yesu azabwira ko atigeze abamenya, kandi bazaba barakoze rwose inshingano zitandukanye twirirwa tubona hanze aha ku bantu biyita ibirangirire mu murimo w'Imana. Dushingiye kuri uyu murongo wa 22, dusanga mu byagarutsweho muri izo nshingano bagiye bakora bakiri muri ubu buzima harimo guhanura, harimo kwirukana abadayimoni, harimo gukora ibitangaza byinshi, kandi byose bigakorwa mu izina rya Yesu. Nyamara Yesu bavuga ko bakorera atarigeze abamenya. Ibi ni akaga gakomeye cyane. Muri iki gihe niyo mpamvu umurimo w'ivugabutumwa ucika intege, ukagwabizwa, bituruka kenshi cyane cyane mu bantu biyitirira inshingano ariko batarazihawe na Yesu nyir'ubwite. Dukwiye rero gushishoza. Bibiliya ivuga neza yeruye ko tuzabamenyera ku mbuto zabo. Nk'uko iri somo ryo muri Matayo ribigarutseho, benshi rwose bavuga izina rya Yesu, benshi bavuga ko bakorera Imana, ariko niba hatabayeho gukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka, gukora iby'ijambo ry'Imana ridusaba, nta sano rwose twaba dufitanye n'Imana. Nubwo twaba dukomeye gute, birasaba gushaka iyo sano. Iyi sano kandi navuze ikwiye gushingira cyane n'ubundi ku kuba yego umuntu yakora inshingano, ariko ziturutse no kuba afite ubuhamya ko yiyunze n'Imana, akafitanye isano na Kristo rwose. Birashoboka cyane ko abakozi ba Satani bakugira nanone nk'abakozi b'Imana. Pawulo yabavuzeho mu buryo butangaje. Iyo dusomye mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11:13-15, Bibiliya iravuga ngo, bene abo ni intumwa z'ibinyoma, ni abakozi bariganya bigira nk'intumwa za Kristo. Kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka. Iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Iyi sano nta yindi turi kuvuga, ni isano ishingiye mu kwizera Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ko binyuze mu kwemera no kwizera Yesu tubasha guhindurwa abana b'Imana. Isomo dusoma muri Yohana igice cya 1:12 haravuga ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo mpinduka niyo ituma ubushake bw'Imana bushoboka muri twe, maze Kristo akatubera urugero dukurikiza. Ntitwabyishoboza twebwe ubwacu, bisaba kwisunga imbaraga y'Imana. Birashoboka rero yuko umuntu ashobora kuba mu nshingano, umuntu ashobora kuba umubwiriza mwiza rwose ukunzwe, umuntu ashobora kuba umuririmbyi abantu bakamukunda cyane, umuntu ashobora kuba umuhanuzi abantu bakamwirukaho cyane rwose bakamugira ikirangirire. Umuntu ashobora kugira ibikorwa bitandukanye byitirirwa ivugabutumwa akora, kandi akagenda akabikirangirire, yewe akaba yanakundwa cyane rwose. Ibyo nibyo muri iki cyigisho twita ubwiza. Ariko ubu bwiza
twatangiye tubona yuko umuntu ashobora kubugira ariko ntamenywe n'umwami. Umuntu ashobora kugira ubwo bwiza buratwa, buvugwa, bishingiye ku mirimo itandukanye yagiye akora, ariko ni akaga gakomeye cyane yuko umuntu yaba ari mwiza muri ubwo buryo ariko Kristo atarigeze amumenya. Iki cyigisho Abisagi twarebeye hamwe, nubwo yari mwiza umwami ntiyamumenye. Ibi nk'uko turi kubibona birashoboka cyane rwose yuko umuntu yagira inshingano zitandukanye akora, avuga ko azikora mu murimo w'Imana, ariko nta sano yigeze agirana na Kristo. Kaba ari akaga gakomeye cyane. Iyi sano kandi ni isano ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko ibasha kuboneka hagati y'umunyabyaha na Kristo igihe umunyabyaha yemeye kwihana agahindukirira Imana, maze akabasha kubaho agendera mu bushake bw'Imana. Tugana ku musozo, Imana yiteguye kugirana isano natwe. Niyo mpamvu kubw'urukundo rwayo yatanze Kristo ngo abe inshungu y'ibyaha byacu, maze tuzabashe kuronka ubugingo buhoraho. Isomo dusoma mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 17 kugera ku wa 21, Bibiliya iravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo arimo Imana yiyungiye n'abari mu isi ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. Nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana, kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Nshuti muvandimwe, emera kugirana isano na Kristo binyuze mu kwihana ibyaha no guhindukirira Imana. Ibyo bizadushyira noneho mu nshingano ye, bizadushyira mu nshingano yo kuba abahamya b'ibyo natwe twizera, kandi koko dufitanye isano nawe. Ahari ushobora kuba warabaye mu nshingano ariko ubizi neza ko udakijijwe by'ukuri, ubizi neza kubeshya abakureba. Ijisho ry'Imana ryo rirakureba ndetse rihinguranya n'aho wowe utazi. Ni byiza kwihana ugahindukira Uwiteka kuko ari umunyebambe. Reka kandi nsoze mbifuriza kugirana isano na Yesu, kugira ngo amahoro y'umutima Imana itanga yabasesekazeho mwese, kandi kuko yabisezeranye ibikorere kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Amena. Amena.